dushaka dusoma rigufi. Buriya abantu benshi muri urugendo rwo kurushaho kumenya Yesu, abantu benshi ntibaramumenya kandi bamuvuga. Igikomeye si ukumuvuga, igikomeye ni ukumumenya. Namwe mwabaye i Burundi murabizi ko igiswahili kivugwa. Iyo uvuze ngo uzi umuntu, hari amagambo abiri akoreshwa, hari kujua na kufahamu. Kufahamu umutize ndio mwingine mtu namjua alikanga. Unamjua. Kuko kujua mtu ni by'imbere umuzi biri imbere. Ariko gufahamu ni n'umuntu twahuriye muri restaurant tugaseka gataha ntabwo umuzi. Rero Imana irashaka yuko tugera ku rwego rwo kumenya Yesu bya kujua pana bya kumfahamu. Haleluya. Haleluya. Amen. Rero kugira ngo kuko iyo turushije kumumenya turimenya. Nta muntu yabasha kwimenya. Umuntu akoje ngo urinde, icyo ni ikibazo gikomeye. Ariko kugira ngo ubashe kugisubiza nuko wamenye Yesu. Yesu kuko kumenya se, Yesu yaricaye ngo umbonye ababonye data. Yabivugiraga ngo kuko jyewe nzizi data. Kuko azise yarimenye. Natwe rero iyo twamenye Yesu turimenya. Ushobora kuba ukavuga ngo ubonye Yesu wambonye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ubonye Yesu abambonye kuko ntabwo dutandukanye. Kuko twabaye umwe. Haleluya. Tugiye gusoma muri Yohani. Wigeze kubivugaho wa mugabo wari umaze imyaka 38 ariko kidendezi. Yohani igice cya 5. Mahageze. Some. Igice cya 5 Yohani haranditse ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Nuko Yesu ajya i Yerusalemu. Haleluya. Amen. Ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Ngo Yesu azamuka i Yerusalemu kuyijyamo. Umve, ntabwo nidukomeza dusoma turaza kumenya impamvu Yesu yagiye muri iyo minsi mikuru. Dushaka kwibesha yuko yaragiye muri iyo fete, ariko ari cyari kimujyanye. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngo kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Ruheburayo kitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Haleluya. Amen. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi, ibirema n'abanyunyutse. Hari n'abari bategereje ko amazi ahinduriza. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kuyajyamo yabanza kujya mu mazi yahindurijwe niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Urumva ukuntu byagendaga? Ngo hari pisine, noneho aho hafi hari haryamye abantu bafite uburwayi bwinshi butandukanye. Noneho ngo iyo marayika amanukaga muri ya mazi akihindukiza, uwa mbere yagwaga muri ayo mazi yahitaga akira.
ndashaka mwumve bitari gufahamu kujua kuko iyo harimo gukira gufahamu bishaka gutambuka hari ikintu twumvise gusa ariko nibijyamo kujua urumva icyo ariho aravuga umve ngo amazi yarahindukizaga abantu bagasimba mwibuke ngo ni irembo y'inama ni irembo igihe cya Mose mu rusengero banyuzagamo inama baje gutamba niyo Yesu yanyuzemo azawuhana asanga abantu baryamye mutekereze nawe mugerageze mutekereze impumyi abanyunyutse abarwayi indwara byose bishoboka baryamye aho bariho baracunga yuko marayika agwamo uwa mbere agahita yihuta akagwamo ubwo mwibaza ikibazo ubwo impumyi yabimenyaga uwanyunyutse nimba yanabibonye yageragamo gute bitekereze nimwumva yuko uwageragamo ubwa mbere atakizwaga n'amazi yakizwaga nuko afite imbaraga siko mubyumva none se uwakijijwe kuko afite imbaraga yirataga yarakwiye kwiratana cyangwa wamufashije kugera ntawamufasha kuko wamufashaga nawe yari witajyayo ubu wese yarigwanyiraga kugira ngo agereyo mbere abagwaza ni abarimo hasimbagamo abarwayi noneho wumve mwibuke ngo ni irembo ry'inama banyuzagamo inama baje gutanga ni igihe cy'amategeko wumve rero amategeko uwayabashaga yariyemeraga uwabashaga amategeko yariyemeraga niyo mpamvu haje kuboneka gurupe yitwa abafarisayo bayabashije abandi bakabona ko mutayabashije gasubira inyuma ukumwe murandeba murasa naho mutumvise amategeko Imana itanga amategeko yabahaye amategeko irababwira ngo bazayumvire noneho abafarisayo bafatiye amategeko bongeraho andi aba menshi noneho bo babashije kuyubahiriza bagira akagurupe kitwa abafarisayo k'abantu babibashije abandi bose batabashije kwinjira muri ako kagurupe bari abantu bari aho bafite batazi ari abapagani ari abantu batazi Imana uranyumva noneho wumve Yesu aje yaraje azamuka umusozi ajya kuvuga amategeko aravuga ngo haranditswe barabisomye cyangwa niho ndajyana mutasomye haleluya haleluya Yesu amaze kuza mu isi yazamutse umusozi n'abigishwa be atangira kwigisha aya mategeko kuyasobanura waranditse ngo ukubise urushi uhindukitse ariko jya ndababwiye turiho turaganira ubu turi muri serire ngo ugukubise waranditse ngo ugukubise umusubize agukubite nawe yigutama ariko njyewe ndababwiye ngo ugukubise umuhe n'ibitabo haranditse ngo wishe umuntu nawe bamwica ariko genda avuze ngo wise mugenzi we mu gicucu nawe ni umwicanyi ya mategeko atangiye kuyasobanura mu buryo bwe kubera iki Mose Imana mwibuke Mose Imana imuha amategeko yaramubwiye ngo azamuke ku musozi hejuru Imana imuha amategeko ku disi bitari kumwe none ngo imaze kuyamuha Mose agiye kuyatanga
yavuye hejuru ku musozi amanuka mu kibaya kuyaha bene wabo. Mwumve ikintu cyabaye. Mose Imana yaramuhereye ku musozi, wagiye kuyatanga yatangira mu kibaya. Mwumve ikintu cyabaye. Yavuye hejuru amanuka hasi. Yavuye mu myumvire y'Imana yaje mu myumvire y'abantu. Aba deforme amategeko. Abantu bayafata gutyo rero barayashobora. Yesu aje nawe kugira ngo yababwiye yongeye kuzamuka. Ajya hejuru ku musozi. Arababwira. Noneho mwumve hano kuri uyu mugabo ngo Yesu ahageze ngo abona umugabo umaze imyaka 38. Mwumve neza, iyi myaka 38 si imyaka 38 agwaye gusa, ni imyaka 38 aryamye adataha. Hari aho mwumvise muri ibi bitaro umuntu amara imyaka 38 bahita bagusezerera. Nimba ufite indwara izakwica ngo utahire utegereze urupfu, ariko yari amaze imyaka 38 aryamye. Haleluya. Aryamye aho yarabuze uko hava. Yesu aje aramubona, baramwegera, aramubaza, amubajije ikibazo kimwe: urashaka gukira? Siko yamubajije, urashaka gukira? Umuntu ariho dushyire muri ya karishe yacu tuzi, umuntu ashaka kumera gutyo, wowe ntiwakumva ko ari waragushinyagurira ku myaka 38. ubu ndyamye aho ntazi icyahanze, ariho aramushinyagurira ubirebye muri bwa bwenge bwacu. Ariko hari icyo Yesu yariho aramubwira, yariho aramukangura, amubwira se aha hantu uryamye urabona wakira. Haleluya. Kwari kugarura ibitekerezo aha hantu uri, urabona ari uza gukura agakiza. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Mwibuke Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, Imana yarababajije. Tuvuga ko Imana izi byose. Kuki Yesu yari ibabajije? Ko kugira ngo ibakangure babone ko bageze ahantu hadakwiriye. Haleluya. Wa mugabo nawe aho gusubiza amwe ngo nta muntu ufite. Ariko mwibuke ikintu gikomeye, ngo marayika iyo yazagamo abantu barasimbaga. Ntabwo hasimbagamo umwe. Uwabaye shapu yaratangiraga, ubwo arimo bamukurikiraga. Ubwo ugeze mu mazi ubwa mbere niyo yakiraga. None mutekereze abatari bazi koga basimbyemo, ubwo ntibapfaga. Uguriye undi ubwo yabyagenda gute? Nahita apfa akuramo iyindi mvune hagakira umuntu. Hashobora kuba harapfa 10 hagakira umuntu. Haleluya. Amen. Umva ikidendezi, amategeko yadufashaga gupfa, ntabwo yadufashaga gukira. Rero Yesu aje hamwe rero, urashaka gukira? Ubundi aramubwira ngo mbuze umuntu. Yesu aramubwira ngo wumve ikintu gikomeye. Uriya mugabo imyaka yaryamye hariya, impamvu atakiraga ni uko atari afite umuntu. Wumve, kuko atari afite umuntu, niyo abantu bose bari gukira barara, ntabwo ari kuzapfa akize. Murumva ikintu gikomeye kirimo, kuko yari pararize, niko Bibiliya ivuga. Kuba ari pararize rero, niyo abantu bose bari aho bari gukira bagataha, we ntabwo ari kuzabasha gukira kuko ari pararize. Yari akwiriye umuntu wabasha kumufata yamara agahita amujugunyamo. Yesu amubwira rero wa muntu yaje, wa mugabo bahita haguruka. Yesu aramubwira ngo
ikorere uburiri bwawe wumve duhe Imana ya ndirimbo twaririmba ifite urukundo. Ntabwo Imana igira urukundo, ahubwo Imana ni urukundo. Ko igira urukundo yagira n'urwango. Natire yayo ni urukundo. Mwumve ikintu yavuze. Mwibuke kuri uriya mugabo aho yari aryamye ku buriri ategereje. Ntabwo yari afite na kapasiti yamukura mu buriri. Mu yandi magambo, imyaka yari amaze arwaye, uburwayi yari afite bwanganaga imyaka n'uburere aryamye. Ndavuga ibintu birumvikana cyane. Iyi ndwara yari amaze umunsi yabaye pararize yahise amushyira. Iyi ndwara ikigana n'imyaka y'uburiri 38 yari amaze arwaye, niyo n'imyaka uburiri bwe yari amaranye nayo minsi aburyamyemo. Kuryama mu buriri icyo bivuze, aho uburiri bwabashaga kwinjira niho yinjira. Haleluya. Amen. Biro birumvikana. Nimba uburiri butabasha kunyura muri uyu muryango, ubwo ntego yinjiraga muri iyo nzu kuko yagombaga kuburira. Uburiri bwari bumufiteho kontorore, kumutwara aho bushaka, aho buri kapabure kwinjira. Ariko Imana ishimwe, umunsi yakize, Imana yamwe nawe yikorera uburiri. Noneho nawe ugutwara aho ushaka, nawe vugireho ububasha. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndamubwiye ngo umaze imyaka uburiri bukuyobora, bugutwara. None uyu munsi kuhuye n'umuntu, ubu nawe uyu munsi, uhereye uyu munsi, nawe utangira kuyobora. Haleluya. Amen. Mwumve, imyaka 30 yari amaze agwaye. Uburwayi bushushanya icyaha. Niyo myaka yari amaze umubiri umuyobora. Haleluya. Uburiri ni umubiri. Haleluya. Imyaka yari amaze arwaye, umubiri we waramuyobora. Kuko ngo umuntu wa kamere ntabasha gushimisha Imana. Kuva uwo munsi umubiri waramuyobora, ukamukoresha ejo, ukamukoresha ibi n'ibyo ukoresha abantu ubu, kugeza umunsi ahuye na Yesu. Niho nawe Yesu ahindukira mbere umubiri. Uyu munsi nanjye mufite ubushobozi, kuko sinkiyoborwa n'umubiri, nyoborwa n'umwuka. Haleluya. Haleluya. Amen. Kuva uwo munsi amaze kuyoborwa n'umwuka, nawe yarahagurutse imbere abwikorera. Yesu avuga ngo uhite ujya mu rusengero. Haleluya. Ajye he? Wamubonye mu rusengero, abafarisayo bamusaba uza mu rusengero wikorera. Reba gutya mu matara mukabona ikiyaga. Hari igihe tubyumva bigatambuka ntitwumve, ariko twumvise. Buriya hari amagambo abiri mu Gifaransa abaho, hari écouter na comprendre. Abantu benshi bagikora sense ya écouter, comprendre batumvise. Abenshi rero barumva ariko batahura. Kandi ikigira umumaro mu muntu ni uko watahuye, uko wumvise. Atahuye ibyo wumvishe. Noneho wumve, wa mugabo uburira bukubisaha ubuzima. Mu mategeko ya Mose avuga ngo iyo umuntu akize agiye kwiyereka abatambyi ko yakize. Cyari igihemwa cyo gukomeza yikoreye uburiri ngo yerekane ko yakize. Bavuga ko ku isabato urazana uburiri, ugize kwica isabato, ugize no kuzana uburiri mu rusengero.
ariko ngo icyo mbabwira gusa uwankijije mwambwiye ngo umwongere kumbaza ibyo mumbaza uwankijije yambwiye ngo nikore bigende. Haleluya, amen, haleluya, amen. Mwumve bene data, buri munsi iyo tutaramenya Yesu, tuyoborwa na kamere. Haleluya, Amen. kandi iyo kamere ntacyo wakora ngo uyikureho kuri paralisi. Ni paka uhuye na Yesu. Haleluya, Amen. reka mbanze nsobanure ikintu gito. Ni n'ikibazo ngiye kubabaza. Turi muri serire mwese yavuga. Ese isezerano rishya ritangirira turi muri famiye mwese yavuga uko abyumva, nta manota dutanga. Kubivuga udafite confidence, kubivuga utinya. Hari undi uzi indi response adufashe. Isezerano rishya ritangira ryari? Kuva igihe Yesu yazuka. Umve ibyo muvuze ni ukuri, nubwo babivuze utizeye, ariko iyo usomye Bibiliya isezerano rishya ritangira muri Matayo. Ritangira muri Matayo, ariko isezerano rishya mu kuri ritangira Yesu azutse. Bivuga ngo Matayo, Mariko, Luka, Yohani ni isezerano rya kera ryanditswe mu isezerano rishya. Haleluya, haleluya. Umve Yesu ibyo ariho aravuga muri Yohani atarapfa ngo azuke, ariho arabereka ibimenyetso agiye gukora namara kujya ku musaraba. Najya ku musaraba wa muntu yari abuze arababonetse. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Wa muntu yari abuze, Yesu abikoze mu bishushanyo, abereka ko ahuye n'umuntu urwaye ku kidendezi, ariko abereka ko mu mwanya namara gupfa uwo muntu arababonetse tube bazima. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Uwo muntu ngo amaze kuzuka Yesu, twazukanye nawe. Twazukanye nawe. None wumva icyo bivuze? Ngo abafarisayo Yesu azuka bararakaye. Wa mugabo winjiye mu rusengero bararakaye, kuko babonye utari muzima yabaye muzima. Yesu azutse, tuzukanye nawe. Abantu ba mbere babanje kubyanga abamategeko. Gute se ko mbona ari wowe si we twari kumeje wazutse gute? Ariko uzaba babwira ngo nibura bwikoreye. Ubu turi mu mbaraga zituma n'uyu mubiri wambaye ukumvira. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Rero wumve uriya mugabo yaje bamuje se wagukije ninde? Gusa hari umuntu yambwiye ngo nikorere ngenda ariko simuzi. Ngo Yesu amucunga muri ayo mafete, araza aramwegera. Ijambo yamubwiye turisoma, si byo byiza? Ntabwo kuhagera ahavuga. Turi muri serire. Soma nta kibazo. Wahageze. Ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo ari we, kuko Yesu yigendeye kandi hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu amubonye mu rusengero
umva Yesu yaramukurikiye no mu rusengero ngo amubonye mu rusengero aramubwira ati dore wabaye muzima. Haleluya, amen. dore wabaye Muzima. muri ijambo muzima nuko umwuka wabaye muzima, mu bugingo wabaye muzima, no mu mubiri. Kuko ari igihe batubesha ngo twakijijwe mu mwuka gusa, n'umubiri warakijijwe. Haleluya, n'umubiri umubiri simvuga umubiri wo mu mwuka, ndavuga uyu warakijijwe, warakijijwe kuko ntabwo yadukijije igice, ntabwo ari kuba umurimo we wuzuye. Yaradukijije mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Aramubwira ngo dore ubaye muzima. Ntabwo umuntu yagukiza ijisho, bagukiza ijisho rimwe irindi rigipfuye bakwite wabaye muzima, nuko Yesu aba yayakijije. Haleluya, amen. Ngo dore ubaye muzima, ntukongere tujyane ntukongere gukora icyaha, utazabona ishano riruta iryawe. Haleluya, amen. Utazongera kubona ishyano, wibuke akiza utazabona ishano riruta irya mbere. umunsi akiza wa musamariyakazi, wa mugore bafashe asambana, bamuze bamutera amabuye. Iyo sitori murayizi, si ku misozi yacu yabereye, bamutera amabuye ngo habura umutera amabuye. Yesu aramubwira ngo abantu bamutera amabuye barihe? Nta n'umwe. Nawe sinzi aho bagiye. Aramubwira ngo nanjye mu bari ahantu bakwiye gutera amabuye bose bahunze. Mu yandi magambo, wari ufite uburenganzira bwo gutera ibuye ni jyewe, kuko ni jyewe uhasigaye, nanjye ntabyo muteye, igendera amahoro. Ngo ariko ntukongere icyaha. Se yavugaga n'iki? Ngo ni ikibazo mbibariza. Tubonye kuri wa mugabo, ntukongere gukora icyaha. Tubonye kuri uwo mugore, ntukongere. Ubwo yavugaga iki? Nta wundi ducangamuke, nta wundi. Mama, icyo cyaha cyari iki? Ntakongere gukora icyaha. Yakoze ibi. Reka mbabwire bene data, muri iki dukomeza mu mwanya mu gushyira amanga. Gushyira amanga, kumva uri konvenka, uri na siribyuzi, kuko iyo utabizi, iyo ubishidikanyamo niho utera. Reka rero uyu munsi ngiye kukubwira icyo byavugaga. Abenshi uko mubivuze n'abatashatse kubivuga, kuko ndabizi iyo umuntu mupoje question aduta ku byo yarazi, akagira rwose nabivuga ngasanga nibeshye, akanga kuvuga ibyo azi kuko bije mu kibazo. Noneho wumva, reka mbabwize ukuri, ntabwo yavugaga icyaha, kuko wa mugabo se wari unyeretse yari yakoze iki? Uyu mugore we turabona ko bari bagiye kumutera mu bigo yasambanye. Niba se uriya mugabo ye icyaha yari yakoze ni iki? Ko yari arwaye. Ubu birahindutse. Ubu noneho bitamenya. Umva ibyiza cyo kuganira. Bitangiye guhindura. Wumve icyaha yababwiraga, ntukongere gukora icyaha. Si ibyo twe dutekereza ngo wasambanye, wishe, wabeshya, kuko aba bose urebye icyabakijije nuko bahuye nabo. Ntabwo ntukongere kubaho mutanyuze, kuko kuba mubaye bazima nuko twavuye. Si uko mutasanga, si uko nimba yarishe wishe, ahubwo nuko duhuye, nicyo gitumye muba bazima. Ntimukongere kubaho mutanyuze. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ntabwo ari ukubabwira ngo ntukongere kunywa idoze, ntukongere
kwiba ni ukubabwira ngo igitumye wongera kuba muzima, waribye, warabeshe, warasambanye, wakoze n'ayo matega menshi, ariko igitumye ukizwa ukira nuko twavuze ntukongere kubaho utafise. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu wa mugabo mubaza wagukijije ari mugihe ntawe nzi, ntabwo ari bwakire icyo Yesu yakoze. Yaraje aramwimenyekanisha, aza kumwiyereka, urabona ko wakize kongera. Ntabwo ari twebwe, ubu hari amaterme y'abarokore twigirira kandi kenshi adusigaza inyuma ngo turiho turashaka Imana, turashaka ni amaterme meza, ariko iyo wicaye nawe ukayatekereza, ese Imana niyo yabuze kuyishaka, niyo yabuze cyane iyo gushaka. Yesu niyo yaje kumushaka, aramwiyereka. Navuze ngo nawe ubasha kumenya atari dato, sibyo siko vuga. Yesu rero ngo araza gusaba mu rusengero, aramwiyereka abo ntukongere kubaho utamfite. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Bene data, Yesu yavuye mu ijuru aza mu isi. Ntabwo ari twe twavuye mu isi tumusanga mu ijuru. Umva niwe yaje kudushaka, ntabwo ari twe twagiye kumushaka, ko ntabwo twari tunazi ko tunamukeneye. Haleluya. Niwe yarazi ko tumukeneye, arazi. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ahabwa icyubahiro. Rero wumva wa mugabo amaze gukira, Yesu amaze kumwiyereka, uwo munsi agakiza ke kaje. Nakize ko nahuye nawe, noneho nanjye ndamumenye. Imva mbere nakize ariko sinzi uwankijije, ariko noneho kuba mumenye, noneho ebana karuzuye ni kashi. Yesu ashimwe. Rero icyo cyari ikimenyetso y'icyo Yesu yaragiye kudukorera ku musaraba. Wibuke ku musaraba Yesu apfuye, Pawulo arayivuga mu Baroma, niwo munsi wa mbere abantu bose bapfuye. Kuko umwe apfuye twese twarapfuye, umwe arapfuye twese turapfuye, ngo kuko azutse twese tubaye. None se wumva, nimba apfuye kubera uburwayi cyangwa icyaha. Haleluya. Yesu apfa ku musaraba, yapfuye kubera ibyaha twakoze. Turabyemeranya? None se nimba apfuye akongera akazuka, arazuka n'icyaha? Lazaro apfa yishwe n'uburwayi, azuka ari uburwayi yari afite, yari bayoboze. Ubwo rero ngo nimba umwe apfuye twapfanye nawe, nimba azutse tuzukanye nta cyaha, turabera, tuzukanye n'umukiranutsi. Rero sinshobora kwita ko ndi umunyabyaha. Izi mpamvu twita ko turi abanyabyaha ni uko tugiye kureba ibyaha. Yesu ashimwe. Ndashaka ko tuhumva neza. Twavuze ngo Yesu yaramubwiye ngo ntukongere gukora icyaha. Twabonye ko atari bya bindi tuzi, ni ukutamwizera. Noneho tuzukanye nawe, ndakomeza niyita umunyabyaha kandi ntazutse. Uriya mugabo yakize yakomeje yita umurwayi, yise ko ari muzima. Maze twazukanye nawe, ubwo ntituri bazima. Niyo mpamvu avuga ngo Pawulo niwe yabivuze neza, uko dukura uko intekerezo zihinduka. Ngo nkiri umwana navugaga nk'umwana, akora nk'umwana, nkibwira nk'umwana, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Ubwana ni iki? Umwana buri munsi abishwaho n'amategeko, yaba
irya jya kwiga, taha sohoka. siko umwana abaho, ariko iyo amaze gukura ararya yabishatse, areka kurya ntacyo uvuga, aryama saa moya cyangwa akaryama saa mbiri. siko bimeze. ntabwo aba akiyoborwa n'amategeko, aba ayoborwa n'uko yakuze, afite intekerezo nzima. Yesu ashimwe. rero kuko Yesu twabanye, hari ibintu tutazongera kubamo kuko turi bazima. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ntabwo ibyo twavugaga by'ibyaha abantu bakora, impamvu byinshi bikorwa ni uko bataramenya abo bari. ntabwo kwambara ijipo kwabyo ibi byagezweho. ubu nambaye akajipo nk'isitunga yitwa ko nabaye umukobwa. ndi umuhungu yigize, ariko ndi umuhungu. n'umukobwa wambaye amapantaro akakwira ibyo akora ntabwo bimugira umuhungu. ni umukobwa yigize umuhungu. abo turi bo nabo twabaye muri Kristo. ibyo ushaka kwikura ni uko utaramenya kuri wa Kristo. umunsi wabimenye uzitwara. impamvu nambara ipantaro ni uko ndi umuhungu. impamvu wambara igikwembe ni uko uri mama. ntabwo wambara igikwembe kugira ngo ube mama. ntabwo nambara ipantaro kugira ngo mbe umugabo. nambara ipantaro kuko ndi umugabo. usanzwe uri umugabo. kuko namaze kumenya ko ndi umwana w'Imana, ntangira kwitwara nk'umwana. rero ubujiji, ubwana, kuko nkiri bebe ndacyakora iby'ubwana, ariko uko nkura niko n'ibitekerezo bihinduka. batangira gukora iby'umuntu mukuru. twese tukiri abana uzambesha, twirukaga mu makaritsiye twambaye ubusa, nta soni. siko bimeze. abambaraga kandi kavuga ngo icyo mugani, harimo abambaraga n'abatambaraga. kukubwira ngo wiyuhagire ugikoga, wakwanza kurwana n'ababyeyi. siko byagenda. none si uko wiyuhagira, hari ugutegeka kwiyuhagira. ubu ko mwambaye hari itegeko babashyizeho ryo kwambara. ni uko mwakuze. iyo umuntu akuze avamo by'ubwana. haleluya. haleluya. niyo mpamvu twaririmbye urukundo rwayo, kuko urukundo rwayo ni imbaraga zituma uwizera abona agakiza. haleluya. rero Imana yakoze igishoboka cyose kugira ngo umuntu imushyire mu rwego rwayo. muri Zaburi iravuga ngo musige n'abisumba muri Imana, abana bisumba byose, ngo ariko kuko mwanze kubyemera muzapfa nk'abana. Imana irakubwira ngo uri Imana, ariko tuhita tubiti ngende Imana, ukumva ari ukuyubahuka. yo yarabyemeye gusangiza kamere yayo. niyo mpamvu yabwiye Aburahamu ngo uzakandagira nzahava. kuko Aburahamu yahakandagira ngo yasaga n'Imana ihakandagira. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. rero Imana icyo yashatse kuvuga uyu munsi, yashaka kukubwira ngo umurimo wo kugukiza yarawukoze. hashize imyaka ibihumbi bibiri, ariko ikitwishe ni uko tutaramenya ayo makuru. Yesu ashimwe. uyu munsi naje nk'umuvugabutumwa uje kuvuga ubutumwa bwiza. haleluya. ubutumwa buriya abakristo namaze kubona ibintu bavuga ntibabiha umwanya ngo babitekerezeho. ubutumwa bwiza, ubu nje nkubwira ngo baragusohora mu nzu, ni ubutumwa. none si yo njewe ngo Imana ije kugutwika, ariko nje ngo Imana iragukijije, yaje ngo muze kuvuga ubutumwa bwiza. abantu baravuga ubutumwa bwiza, cyangwa bavuga ubutumwa bubi, noneho bugatera abantu ubwoba, abantu bagashaka Imana kubera ubwoba. ngo mu Mana ntabwo
ngo n'ufite ubwoba ni urwego aba akiri bebe, uwakuze ubwoba burashira, kuko jyewe n'Imana twabanye ngo twiyungiye muri Kristo. wumve kwiyumva muri Kristo. Imana yafashe umuntu ari we Yesu, iraza yisukamo muri uwo muntu, izana n'umuntu imusukamo, tugume muri we. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. mwe mwabaye i Burundi muzi bombo barafu. Amen. Bombo barafu wafataga agakombe ugashaka agati ugashyiramo, siko byagendaga. noneho ugafata nimba ushaka iy'icyayi ugakubitamo icyayi n'amata ugashyira muri firigo, byavagamo amata ari ukwayo n'isukari wavanze. iyo yabagiriye amata yabaga ari ukwayo cyangwa icyayi kiri ukwayo yabaye. Bibiliya ivuga ngo muri Kristo twabaye Amen. umbonye ababonye. Niyo mpamvu avuga ngo mumenye abo muri bo, ko nimumenya abo muri bo tuzitwara nk'abana b'Imana. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Nta ndwara n'imwe atadukijije. Yesu ashimwe. Nta ndwara n'imwe, zose twarazikijije. Kubera iki? Na siyansi mwe muri muri ibi bihugu biteye imbere mu buhanga, wa mugani ko yavuze ngo hari mugishima ko mwariye, ariko i Kigali baracyashima bamwe ko bariye. kubona minevare y'umwana ubona bagize buri hano ntabwo mukibikora, sibyo? ariko wumve gushima mwumva iryo jambo gushima si diplomasi, kugira ngo uwushimye agire icyo agukorera. hari ukuntu twandika ngo turere twisaba akazi, warangiza munsi ngo mbaye mbashimiye igisubizo cyanyu cyiza, ari politesi kugira ngo nabisoma ahita akavuga umuntu afite politesi. si uko dushima. iyo dushima mu by'Imana ni uko ufite ibyo usaba. haleluya, ni uko ubifite. haleluya, ni uko ubifite. urukundo rw'Imana rurarenze kugezaho n'ibidukikije. ubona nk'iyi ntebe biri birumvira ijambo, ntiwabona ko ari imajini bidavuga. aya matara ariho arumva ijambo. uzi ukuntu Bibiliya ivuga ibyaremwe byose bifite amatsiko yo guhishurwa w'abana. umwana niwe muri twebwe, kubera mwibuke Imana irembo yaravuze habeho igiti kikaza, munsi ubwo cyazaga kitumvise. habeho izuba rikaza, ryabaga ritumvise, ryumvise ryojwe. ryumvise. imisozi ikaza ko yumvise. niyo Adamu yamubwiye ngo dubitegeke byarumvaga. impamvu byumvaga Adamu ni uko Adamu iyo yavugaga byumvaga iryo jwi ry'Imana muri Adamu. amaze kugwa, haleluya, rya jwi rivugishije rigira ikibazo. byumva iryo jwi, byumva si rya jwi rimenyereye, byose bihita bihinduka umwanzi wa Adamu. uko Adamu aguye, Yesu aje byongera kumva ijwi ry'umuriro, abwira amazi ko yumva. rero uko turushaho kwimenya natwe turabibwira bikumva. haleluya. ntabwo rero ubibwira ngo ubikanga. kwimenya birakumenya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. rero ndabifuriza gukanguka, kuko hari ijambo yigeze kuvuga mwene data, mubanze mushake ibindi birakurikira. mubanze mushake ibindi birakurikira.
igikurikira. Murumva ibanga ririmo. Umva ibindi birashaka icyo kintu. Byabuze aho bikibonera. Iyo wamaze kugifata biza bikwirukaho. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Umva ubu tuzi ko kuba hano i Burayi ni paka ufite ibipapuro ko nabivuga agenshi iyo experience ishobora kuba nayizi, ariko ibi bipapuro ushobora kubitunga kandi ntuhabe. Bari mubizi cyane rwose, kandi undi nabitunga akahaba. Igikomeye si igikomeye ni wowe. Hari abantu nigeze kubwira babwira ko niba ndashaka viza yo kuza hano i Burayi, ntabwo se ntabwo ufite ko viza bazayikwiga. Yagiye banyima viza bayima nta na kimwe muri siyasi. Ariko mbabwira ikintu kimwe, Abafaransa niba amaviza ni uko bazaba batahuye yuko mbafitiye umumaro. Haleluya. Sinzi ko mwumvise kuza hano ni umumaro w'iki gihugu ko ngikandagiramo, kuko nzi uwo ndiho. Kandi nibatemera ko nzi, ntacyo byongera kuri jyewe nk'uko nagiye. Muranyumva? Uko kumenya Yesu guhindura uko tureba ibintu, turahumuka. Ibintu biradukeneye, si twe tubikeneye. Yesu ashimwe. Iyo bibonye ufashe ayo mafaranga mu ntoki, bigafatwa amafaranga agafatwa n'ikiganza cy'umukiranutsi, amafaranga yishima nayo agiye mu kiganza kizima. Haleluya. Haleluya. Rero iyo tutarabimenya, ubwo biri gukomeza buduhereza ayo mafaranga niba gutwara bashaka. Haleluya. Amafaranga niyo dusugurike twanizaho, uriho urayiruka inyuma kandi rero bakwiye kukwiruka inyuma. Yesu ashimwe. Rero uyu munsi Imana yakubwira ngo yakugize umwe nawe kugira ngo ibyaremwe byose bipfukamire no kubipfukamira. Amasengesho yo gusengera sinayabuze umuntu uko bijyana na revu umuntu agezemo, ariko ndakubwira ngo Yesu azura Lazaro, iryo sengesho yasenze rigufi, avuga ngo Data ku bwanjye ndabizi gusanga unyumva. Ariko kubera ngo batizera, ngiye kuvugana amagambo kugira ngo bumve ko ndi uwawe. Lazaro kanguka. Kumva impamvu abikoze avuze ayo magambo ni ukubera amagambo batizera. We yari kuza akamufata agasohoka, arabwira ngo afashe abaraho. Yakoresheje imvugo zacu kugira ngo bafashwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Rero mbabwire muri abantu ku Mana muri gitangaza. Hano harimo abakuze bafashe amakredi. Iyo gufata kredi, banki irakubwira ngo utange garanti, sibyo? Garanti utanga iba ifite agaciro kataruta kredi. Niba ufashe 10 miliyoni utanga garanti usanga ari ya 15 miliyoni. Siko bimeze. Yadusigiye umwuka nka garanti. Urumva wowe umeze gute? Urumva uri mu rwego ko twiminimiza tukabyita guca bugufi kandi ari ukwishuka. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Gusa mumenye yuko umurimo Yesu yakoze ku musaraba yawukoze mwebwe mutaravuka. Haleluya. Yawukoze mutaravuka, ariko harimo abo yawukoze bahari. Kuva muri iyo ya Adamu binjira mu ya Yesu barabibonye bari bahari. Wowe uvukiye nyuma y'amahoro, uracyasenga muri kwa Mose. Haleluya. Mukwiye guhindura shortwave. Inkuru twavugiraga kuri FM cyangwa kuri Square.
ntikwiye guhindura umurongo yaba mentalite. Hari umupasiteri twigeze kubana kera ndangiza, yambwiraga kujya muri pisine, akambwira umukozi w'Imana agaragaza amaguru ye hanze, ndamubwira ko ibyo bihuriye n'agakiza. Twagiye tukagira natasiyo, sinshobora kwiyerekana amaguru yanjye. Agendeye muri Bibiliya mu batambyi ko baterekanaga amaguru, babaga bambaye amakanzu buri munsi. Reka rero abone buruse ajye kwiga hanze mu bihugu byo hanze nk'ibi. Yakubise imyaka ine, yasigaye yambara ikabutura. Ndamubaza se ko usigaye wambara ikabutura? Ngo biriya byari byo mu Rwanda. Ubu hano ikabutura urayambara nta kibazo. Kubera iki? Abantu bitiranije umuco w'abantu n'agakiza biratandukanye. Kuko nimba mu Rwanda bavuga ngo umugabo ntabwo yajya kuri pisine cyangwa muri gakondo, ntabwo wakwambara agakabutura ngo ujye hanze, ariko aravuga ugasanga ikabutura kuyambara ni normal. Noneho kuko uri mu Rwanda ukabyita agakiza, wagera muri Amerika ukabyita ngo ni ubuzima busanzwe. Agakiza ni ak'isi yose, hose birasa. Ako rero ni Yesu Kristo muri wowe. Agakiza si uko witwara, agakiza ni Yesu turi muri wowe. Yesu ashimwe. Rero muhaguruke dushime Imana. Evangelize Le Monde Pro, serivisi dutanga, dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza, ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Urifuza gukoresha YouTube, tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura, nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze uko ushyiraho ibiganiro, tugufatira amashusho tukakweditingira, ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito, nawe utangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose, dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari, aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangelize Le Monde.